Nongeye kubaha ikaze ku channel yanjye. Twatembereye tugeze ku kibuga mpuzamahanga cya Vancouver. Hano hari abantu benshi uyu munsi. Ino ntabwo ari ikibuga cyahariye iwacu i Kanombe. Hano harimo abantu benshi, ni hanini, ubwo ndumva barimo kubaka i Bugesera. Ikibuga cy'indege burya kugira ikibuga cy'indege mpuzamahanga ni ingenzi kuko akenshi ntabwo wagera hano hantu utwaye n'imodoka cyangwa mu bwato. Tujye twubaha abakoloni bose baje bakubaka hano hantu hose, kuko kugira ngo bagere hano hantu hose mu isi, bagere hano bubake bino bintu byose, inzira ntabwo yari yoroshye. Hano rero ikibuga cy'indege cya Vancouver cyakira abantu miliyoni 20 umwaka ushize bageze muri 25 bakigendeyeho. Ni igihugu mpuzamahanga cya 17 mu isi, kirakomeye. Akenshi hano abantu bajya muri Aziya naho duca China, Ubuyapani n'ahandi, kuko turi hafi y'aho ngaho. Mumeze gute? Nize ko muri amahoro aho muri hose ku isi. Ubu twatembereye buhoro. Nari mvuye ahantu hari indege international, ugeze mu ndege zitembera muri Canada. Kuko gutembera muri Canada naho ntago wafata gutwara gusa, byagufata igihe kinini kugira ngo hano ujye Toronto mu ndege nk'amasaha 6 yo gutubamo rwose. Nagira ngo mbereke hano ariko tunaganire, nange mugende muri izindi video. Nagize amahirwe ntangira kugenda mu ndege ndi umwana, njyewe ndi uruhinja. Kugenda mu ndege n'umunyenga. Ikibuga cy'indege ni ahantu ndahamenyereye, ndahakunda cyane. Murabona ko mbagenda nkaho mazi, na n'ubu ndacyatembera isi. Niba utari wagera mu ndege nyamuneka ihute. Ni umunyenga uryoshye kugendera mu ndege. Nuko uba wibaza uti se indege irimo guca hejuru y'inyanja, uba wibaza ute se njyewe ariko bigenze gutya indege puf cyane hejuru y'inyanja cyangwa ahandi hose. Ariko ni umunyenga. Natangiye kugenda mu ndege ndi uruhinje, kuko cyari tukiba Kinshasa. Numva twaraje mu Rwanda ubwa mbere muri za 80, nta nubwo ngiye mbyibuka. Hanyuma tugera i Kigali, hanyuma ubundi turagaruka. Gutembera mu ndege cyane ntabwo ari nk'ubu ngubu. Kera batwitagaho tari no muri business class, ariko ubu ngubu kugira ngo ubone n'amazi mu ndege biba bigoye, wegurira amazi. Rega gutembera mu ndege ntabwo ushaka kuba ugiye Dubai gusa. Niyo wafashe indege, niba uri i Kigali, abari mu Rwanda bankurikira, ugiye i Kamembe, kera niga i Bukavu twafataga indege ngiye kwiga i Kamembe, kuko iyo banshiraga mu modokari banjyanye kwiga naca muri Nyungwe nararwaraga, ikintu bita car sick, nararwaraga. None papa wanjye ati wapi, umuhungu wanjye ntabwo ashoboye ibintu by'imodokari cyane, ubwo azajya afata indege agwa i Kamembe hanyuma yambuke. Ndabizi baraduteteshaga. Kugira umubyeyi ukumva kandi ugukunda ni byiza. Tujye kureba indege. Ninde ukunda kureba indege? Ahubwo numva uyu munsi ngo indege zapfuye. Ibintu bijyanye n'ibintu ntabwo nabirebye cyane, ariko numvise ngo zahagaze kubera ko bitari byoroshye. Wenda hari ikintu cyapfuye, wenda hari system, kuko system zose zirakorana. Iyo system igize gutya ntikore cyangwa igapfa, tujye kureba indege hano mu kanya. Tugiye kureba indege. Hariya hantu nakwicara ngo ndebe indege se, mbereke indege. Tukomeze tuganire. Abatari bakora subscribe, ubwo namwe sinzi ikintu murindiriye. Twicarane turebe indege tuganire.
Bah, okay. Ndimo kuzireba hari indege rega. Ntabwo indege ipfa guhita igenda ngo ihite ihaguruka, hari ukuntu baba baziyoboye. Ariko ntabwo tuganira ibintu by'indege gusa. Usibye ko nazo umuntu yaziganira iminsi igatambuka. Burya abantu bakoze bino bintu ngewe nibo nemera. Hari indege igiye guhaguruka irabanza ikagendera hano gutya hasi, noneho bakayiha authorization yo guhita izamuka. Murakabona kariya indege kameze nk'aho ari private jet. Iyo n'indi igiye kugenda ya Canada. Air Canada niyo Rwanda ya hano yacu. So nzi ko abankurikira muri ahantu henshi ku isi, mwambwira aho mwaba muri, mukomeze murebe ino channel, you know, ikure. Wenda mu minsi iri imbere nzongera njya kujya aho mba nagiye mu bintu by'akazi, byaba ari muri Amerika. Usibye ko naho muri Amerika ngo abakanadiye nabo ntabwo byoroshye. Abakanadiye turimo kugera muri Amerika, hari abageze muri Amerika ndumva yari yambukiye ku mupaka wa Mexico. Uyu mudamu uba hano ahubwo muri Vancouver baramufata baramufunga. Ko bantumiye kujya kuvuga muri Atlanta, buriya muri Amerika nzajyayo. Hari igihe abantu mirongo ngende mvuge abantu b'abaspeaker, ariko indege ziba zikurikiranye inyuma y'iyindi. Ahubwo mbabaze, mwaba mufite inzozi zo kuba abapilote? Dukeneye abapilote, urubyiruko cyangwa n'abakora mu ndege. Numva ibintu byaba ari byiza cyane. Muri Amerika ngiye kubona cyane, ntabwo nigeze nkunda gutembera muri Amerika kubera ko iyo umwirabura hari ahantu ugera ntabwo ari imijyi yose, ariko wumva ukuntu abirabura bamwe babafata bakabarasa, nkavuga ni forget about it. Byatumye njyayo cyane kubera akazi. Kampani nyine kubaka y'ubukerarugendo, ariko ubukerarugendo bushingiye ku ikoranabuhanga, ntabwo ari kugenda utemereza abantu buri munsi. Ibyo nabyo narabikoze muri Zani Heza, ni byiza, ariko ni muri platform. Nuko rero bituma ngera muri Atlanta, Miami, Washington DC, ntera nagiye henshi muri iyo mijyi nyine. Ariko ubundi ningeraga muri Hawaii, kuko Hawaii niho haba hari vacation, nkavuga ni Hawaii. Ariko bituma ngera muri Amerika. None kuva uriya mugabo Trump arimo kugenda agafunga abakanadiye, n'ubu yagiye no guhindura na visa yacu, ngo niba umaze imyaka niba ugiye kumaraho iminsi irenze 30 bigasaba ko usaba ibyangombwa. So ibi ntabwo bigiye koroha pe. Kugendera mu bintu by'urugendo bisaba ko umuntu yihangana. Ase abankurikira batari i Kigali cyangwa muri ahandi, nimumbwira abari muri Canada, hari abari muri Vancouver, hari abari muri Montreal, hari abari muri Amerika, ndumva muri New York, ndumva hari umwurukiro muri New York. Ndimo kureba indege zibaye nyinshi noneho on the runway. Dore ngizo. Kuba umupilote nabyo ni akandi kazi gahemba neza, mugomba gukurikira mukareba niba mwakazamo vuba vuba, kuko ni akazi gahemba neza. Abapilote bahembwa neza, ariko bisaba ko uba witonda. Ntabwo ari buri muntu wese yaba umupilote, namwe murabyumva. Ariko hari igihe ntekereza ni twebwe tuba twicaye nyine mu ndege, trust tuba twahaye umupilote kugira ngo atuyobore. Tutaba tuzi niba yaryamye neza, niba atafashe akayoga, tukajya mu ndege tuti nayitware, tukajya kubona tukabonera hagurutse, tukabonerana puf, tukabongeza aho igera.
ino video igamije ni ukugira ngo nifurize mwebwe benshi batari babasha gutembera cyane, mubikore mutembere, mugendere mu ndege, habamo umunyenga. Isi ni ngari, mujye mwumva ko isi ni ngari, ni hanini, aho mwese muri mwisi, wherever you are. Mujye mumenya ko ntabwo ibintu bikigoye, mushaka ako ka passport. Niba wicaye urimo guspendinga amafaranga yawe mu bintu ntazi ya saving, noneho uzafata indege noneho. Ariko nyenye numva bazafate abantu bafite nka Rwandair cyangwa izindi ndege, naje vuga ngo bazajya bafata indege noneho ihaguruke igere hejuru yongere imanuke, umuntu ariye kugira ngo abone umunyenga. Ariko byo ni nka simulation, ndumva byo ngibyo birashoboka, ujya mu ndege ureba, urimo kureba ukuntu bigenda uyirimo, cyangwa ukajya muri theme park, hano bita muri za Disneyland, afite ibintu twarabona byo biguha umunyenga. Ariko nagira ngo mbabwire muri iyi video ni uko kugendera mu ndege cyangwa gutembera mu isi bituma mu mutwe hawe hafunguka, bituma umenya ibindi bintu, bikwigisha byinshi, ni ibintu byiza cyane kandi mugomba gushira muri gahunda zanyu mukazabigeraho vuba. Murakoze, naho ubutaha.